byavuzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga ko Ishimwe Tsiruzi nka Titi Brown yatandukanye na Nyambo Jessica. Titi Brown yatangaje ko nta kibazo bafitanye ndetse ko nta n'icyo bigeze bagirana nk'uko benshi bakomeje kubigarukaho, ahubwo yavuze ko ubucuti bwabo bukomeje kuramba nubwo hari amafoto n'amashusho yakuweho ku mbuga nkoranyambaga zabo. Muri iki kiganiro nkaba ngiye kubabwira ukuri ku rukundo rwabo ndetse n'ibyo bombi babivugaho. Iyi ni Mugisha TV, kanda subscribe niba uri mushya kuri iyi channel kugira ngo ujye ubona ibiganiro tukugezaho umunsi ku wundi. Muhaye ikaze. Niba ukunda gukoresha cyane imbuga nkoranyambaga, byagorana kuba utarumvise aya makuru ko aba bombi batakiri mu rukundo. Byavuzwe cyane mu ntangiriro za Mutarama 2025, ikaba ari inkuru igezweho cyane muri icyo gihe. Byiyongereyeho ko buri umwe yakuyeho amafoto n'ibindi bimenyetso byagaragazaga ubusabane bwabo ku mbuga nkoranyambaga, ibintu byatijwe umurindi no kuba batakiboneka bari kumwe mu ruhame. Nubwo byari bimeze bityo, Nyambo Jessica ubwo yigeze kuvuga ko nta kibazo afitanye na Titi Brown, avuga ko bagikundana no gukundana mu buryo bw'inshuti za hafi. Ati, turacyakundana nk'inshuti z'ukuri, nta kibazo mfitanye n'umukunzi wanjye. Hari n'ubutumwa butandukanye bwagiye busangizwa ku mbuga nkoranyambaga burimo bwagaragazaga urukundo n'ishimwe rikomeye hagati yabo. Nzeri 2024, Nyambo yanditse ku munsi w'isabukuru ya Titi Brown ati, umurikira ubuzima bwanjye kandi uri umugisha kuri njye rwose, nta kibazo. Abatabyumva bo baramutse bagufite nibwo babyumva. Besto, ukwiriye gukundwa buri munsi. Isabukuru nziza Besto. Tariki ya 19 Mata 2024, Titi Brown nawe yanditse agira ati, kuba iruhande rwawe, kuganira nawe, nshobora kuba ndi umusore ufite amahirwe mu isanzure. Naho tariki ya 19 Mata 2024, Titi Brown nawe yanditse agira ati, kuba iruhande rwawe, kuganira nawe, nshobora kuba ndi umusore ufite amahirwe mu isanzure ryose kugira umuntu utangaje mu buzima bwanjye nkawe. Mu kiganiro yagiranye n'Inyarwanda, Titi Brown yavuze ko ibyabaye byari ibya social media, gusa aba bombi bagiye babitekerezaho bemeza ko ari ngombwa gukura amafoto n'amashusho yabo kuri izo mbuga nkoranyambaga kugira ngo birinde igitutu cy'abantu n'amarangamutima atari ngombwa. Akomeza agira ati, hari igihe bigera bitewe n'ibintu muba muri kunyuramo, abantu, igitutu cyangwa se ikindi, mukavuga muti reka tugire ibintu dukora kuri social media. Nuko byagenze muri rusange. Yongeraho ko ari inshuti nziza kandi nta kintu kigeze kiba. Ibyabaye ni ibyo ku mbuga nkoranyambaga, abantu barabikomeje ariko nta cyabaye. Titi Brown yavuze ko Nyambo ari umwe mu bantu bagize uruhare rukomeye mu buzima bwe, by'umwihariko mu rugendo rwe rwo kwiyubaka, ndetse ko ibyo atazigera bifata nk'ibisanzwe. Yabivuze muri aya magambo ati, ni umukobwa wanyubakiye byinshi, uko abantu babivuga siko bimeze, turacyafitanye ubucuti bwihariye. Mushimiye wowe wakurikiranye iki kiganiro, mukomeze gukora subscribe. Ibiganiro byiza nakagaruka kuri Mugisha TV.